Isengesho ry'umunsi. Uhoraho, Mana nziza, ni jye wa wundi wagiriwe neza nawe, abikuye mu kuba imbere yawe. Ibyo nibyo nasanze binkwiriye. Iyo niyo mpamvu nsenga umunsi ukira kandi nindambirwe, nuko nabonye kuri Mana itegera amatwi kunyumva, warangiza ukagira icyo urema, ukagira icyo ukora, warangiza ukagikomeza. Nanone rero Uwiteka, nzanywe imbere yawe no kongera kukubwira imvamutima zanjye zose. Uwiteka, Mana nsenga, Mana niringira, Mana iriho muri jyewe, ndakwinginga kuri uyu munsi ngo komeza undwanirire, komeza uneshereze. Ibyiringiro byanjye ndabikweguriye, ndabiguhaye, ngo ubigenge, ubiyobore. Wa Mana we, kuva nakwiringira si wigeze unkoza isoni, wagiye ukora ibirenze ibyo nagusabye. Nanone ngwino wongere urwane, kuko ari wenyine wari ukwiriye ubuzima bwanjye. Ngwino undwanirire, ngwino uneshereze, ngwino ugenda imbere, ahataringaniye haringanizwe nawe. Amarangamutima yanjye yayobore, ubwenge bwanjye n'ubuyobore, ubuzima bwanjye n'ububemo buyoborwe nawe, kuko buragukeneye kandi burakwifuza. Uhoraho, Mana yanjye, niho ukwiriye, ni wowe ukenewe, ni wowe wagira icyo ukora, kuko ari wowe byose mfite mu buzima. Isoko nzima navomyeho, kandi buri gihe mpora nifuza kuvomaho, nta yindi itari wowe. Nyemerera uyu munsi nongere muvomeho amazi yamara inyota muri uru rugendo, kandi unyemerere Kristo wongere umbere umutsima muri uru rugendo rw'agakiza. Dore niwe niringira Mwami, niwe nifuza, icyampa ukanyikorera imitwaro yanjye yose. Icyampa no mu bikomeye biriho ubu ukandambura amaboko, ukampa imbaraga ku buntu bwawe. Umutima wanjye urifuza kubana nawe. Nyemerera Uwiteka uyu munsi uwubemo, uwuyobore, uwutegeke, uwujyane aho ushaka, kuko ukwemereye. Uwiteka, Mana yanjye, Mana nsenga, ni wowe ukwiriye erega, ni wowe nifuza, ni wowe byiringiro byanjye, gakiza kanjye, ubuhungiro buzima ntugamamo amakuba yose. Ishingiro ry'agakizwa twahawe, ni wowe mpora nifuza, ni wowe mpora nkenera. Nanone ngwino ubane nanjye, nanone ngwino umfashe, nanone ngwino unyobore Mwami wanjye. Ese nabaho nagufite Mwami wanjye? Nagera kuki? Nakora iki kigakunda ubuzima bwanjye butagufite? Iyo niyo mpamvu ikomeye yo kuba mwifuza muri ubu buzima.
nuko mbona kubaho nagufite ntacyo bimaze. Nyemera rero mwami wanjye, unyemerere ugendane nanjye, ubane nanjye, unyiyoborere mu buzima bwanjye buganze. Niwe mukunzi mwiza nabonye uruta abandi bose. Reka uzubane nanjye mwami wanjye, ni wowe unzi kurusha abandi, ni wowe unshyigikira mu bintu byose, ni wowe unyumva mu gihe abandi bose batanyumva. Kristo, ndakwinginze nanone, ongera wumve gusenga kwanjye, ongera wumve gutaka kwanjye, unsubize. Kandi ndabizi neza ko utajya unyumvira ubusa, ndabizi neza ko negeye amatwi ngo wumve gusenga kwanjye. Wa Mana we, mbije ibyiringiro byinshi byo kugutegereza. Ndacyari hahandi wansize, ndacyategereje. Ese Mana, uracyanyumva? Ndakwinginga ngo uyu munsi unyibuke, umuhoraho wansize, unyemerere unyambutse aho ntashobora kwiyambutsa. Unyemerere Kristo, wowe ushobora byose, ubane nanjye. Uwiteka, ni wowe mpanze amaso, nduburira amaso ku musozi, mbega gutabarwa kwanjye n'ahandi kwaturuka keretse kuri wowe mwami. Byiringiro bizima, Mana yo kwizerwa, Mana niringira, Mana negereje ubutabazi bwanjye bwose. Wa Mana we, gendana nanjye, bana nanjye, nkumuriza amaboko. Urakoze kuri Mana yanyumvisha, urakoze kuri Mana inyemereye kubana nanjye, urakoze ugiye kugendana nanjye ukaneshereza. Wa Mana we, uhimbazwe, muhaye icyubahiro. Urakoze kumvisha gusenga kwanjye mu izina rya Yesu Kristo, amen.